Yes. What's up Rwanda, what's up Kigali, what's up everywhere. Ubu ngubu amakuru ashyushye cyane, yayandi yaka umuriro, yayandi ari kwirukanka mu kirere areba mu YouTubers wese ahava akagera. Ibintu byacitse byakomeye. Ubu benshi bari kwibaza ngo bigenze bite, habaye iki? Hari ikintu cyabaye, mugane wa mugabo ngo hari umuntu wapfuye. Ubu ngubu aba YouTubers bese ngo mu Rwanda ibintu birashyushye, kabaye ibintu biraryoshye. Hari ibanga mwahishwe, turabizi ntago abo baba bashaka kubivuga nyine kuko baba bumva ayo makuru ari ayabo, cyangwa se bagomba kubanza bakarya. Ariko n'ubundi twebwe nk'abantu baba bagenda bagacengera bakagera kure cyane, amakuru tuba tuyafite tuyabitse. Kandi kubera ko nta n'umutima mubi rega twigirira, tuba tugomba kubatamo, tukabatamo mukiberaho mukamera neza, ibintu ni amahoro. Umuntu wese rero wari ufite igitekerezo cyo gufungura channel cyangwa se YouTube channel, umushomeri wese ufite umutwe ndetse n'ubwenge bukora neza, we muntu ushobora create something. Ubu ngubu rwose icara hamwe utegura utuntu twawe neza, hanyuma utegura umushinga, ufungura icyitwa YouTube channel, hanyuma ukore cyane, ubundi amafaranga aze agahishyi kayo. Ntuzongera kwirirwa wibaza ngo ndabona amayinite gute. Amayinite ya sengisa amara icyumweru, bano za sengisa ku bantu bakiri batoya iyoro imara icyumweru. Yego nawe kandi wamaze gukura ntibabura naho ujya gutira akawifi, cyangwa se ukaziguriza sengisa baguha gigabyte yose irenga hafi n'igice. Hanyuma rero nawe sasa ukinjirira ifaranga, gura utubando twawe maze utangira akazi ukorera ifaranga. Ucukubiri no kurajya wirirwa ugenda ujya gusaba akazi, birirwa bakorera uko biboneye, aho ugeze bagukubita ibyumvirizo bakakurekera aho ngaho, ujya kwikaraga mu biyede, ujya kuzana amabuye byanga nta n'agatege wifitiye. Byashyushye ucukubiri no gutunga za gatushi uziveho, uve ku bintu byo kugura utuyinite tw'ijana. Ibintu nk'ibi byose ubundi wige gutunga amatelefone meza agezweho, za iPhone n'ibiki byose. Amakuru rero ni ayahe sasa? Uri tayari kumenya icyabaye, ikigomba gukora? Nta kindi rero cyabaye. Ubu ni ukuvuga ngo murabizi ko mu Rwanda icyitwa AdSense cyari cyaravuyeho mu myaka yatambutse, ariko kubera ubusabe bwa benshi n'igihugu cyacu kidukunda cyane, igihugu cyacu gikunda urubyiruko by'umwihariko, ubu rwose cyadukoreyemo, kitureberamo neza hahandi rwose twari dukeneye, kitugarurira cya kintu cyiswe AdSense. Ubu ngubu rwose mu Rwanda urajya ukora video yawe uyapulodinge, hanyuma ibintu byose bigende neza, ama ads yaje. Ubu ngubu tugiye gukora icyo bita ifaranga turirye. Rero ntucika ngo uhere none ubundi utangire ukore, ucukubiri n'ubukene, ucukubiri no gusaba utuyinite, ucukubiri no kwirirwa uhamagara bagukandire, ahubwo nawe ujye ubakandira. Akanyenyeri kawe kari karapfuye kongere kagaruke ku murongo. Nta kuntu umuntu ataba bagize hasigaye, muzagaruke namwe mukuru ubwazi. Niko bimeze. Mutangire nonaha, mutangire mukore namwe bantu mufite ama business yanyu, bantu muba mukeneye kwamamaza. Ubwo murumva ko mwashyizwe igorora, ibikorwa byanyu bigiye kujya byijyana byihuse cyane.
mushaka yo kwishyura ahasigaye abantu babakorera akazi. Turumva ko leta yacu ntacyo twayishinja kabisa. Cyagiye twari tukibobotaga ariko bazaturebeye kumbi baba babifite cyane. Ubu rero ibintu ni amahoro, ubu ngubu umuntu wese ufite umutwe, ubu ni igihe funga ngumi, hanyuma dutangire akazi. Twagiye rero ntimucikanwe, turabemera cyane. Rero amakuru ni buri kanya, ni ku kayiko. Wowe kanda subscribe utaragicikanwa, ukanda iyo share n'iyo comment, tubwire ibyo tugomba gukora cyangwa se niba ari ibitagenda neza, niba ari n'andi makuru nawe rega hadutamo ubundi tugahereza abantu bacu ibyabo. Murakaza neza rero, ntimukajya mucikwa no kuba muri aha muri studio zacu. Ni hano bibera, amakuru yose ni hano cyane. Turabemera rero mwese nizere ko amakuru muyabonye. Ubwo ngubwo abari bazi ko ayo makuru bazayihirana ntibayavuge, abantu bacu turabakunda, ntacyo batuburana. Namwe nimudukunde, ubundi dukomeze twibereho neza. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ciao ciao.